uyu nawe ukarya ugasigaza mbega abantu bose bakabirundira ku isahani imwe bagahereza abana ntabwo abana ari imbwa nizo basigariza ariko nanone zazindi tuvuga ko ari imbwa zo mu cyaro imbwa y'umukire runaka ntabwo yisigariza baranayitekera dayikarya abana ntabwo ari imbwa basigariza abana niba tugiye muri ubwo bukwe ndetse kuvumba nta kosa ririmo umuntu aza kuvumba ibyo adafite niba rero umuntu aje kuvuma ibyo adafite ntabwo ugomba kumwirukana ngo nuko ari kuyiba ryawe ese iyo ugiye kwirukana abandi bana utekereza ko n'umwana wawe byamubaho ababyeyi benshi babikora bavuga ati uriya n'uwa rubanda n'uwa rubanda si uwanjye ariko se umwana n'uwa buri muntu wese umwana n'uw'igihugu ababyeyi benshi akanyama kamwe n'ukamuha kandi cyangwa tukagasangira n'ako gafanta ukabasaranganye abana rwose ariko ntujye kubasigariza ibintu byo gusigariza abana rero ngiye bintera n'umujinya ugasanga umwana uramusigarije nk'ahari imbwa abana simbwa rwose wenda niba hari ukuntu umuntu arya umva agakuramo akantu k'akagufuka agashyira mu biryo ku ruhande niba ugiye rero kubasigariza abana bajyana peti ntabwo bita ngo harimo iki ngo harimo iki ngiki yego hari n'igihe yakamira byose hari n'igihe yakamira bikamugiraho ingaruka ugatamira kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ukarinda umara ibiryo umwana akikureba ibyo bintu kandi ubwo uko ari gutamira niko arimo arabwira uwo mwana igera hirya imbere ibintu nk'ibyo utangwa mu buryo ibyo bintu nguri kunera isesemi urasa nabi twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV kuri channel mukunda muri benshi muzi ko urubuga rwateguriye mwebwe abari burasirazuba burengerazuba amajyaruguru amajyepfo rwota amasimbi mu mujyi wa Kigali muzi ko tubakunda kandi tukoza ku mutima namwe mukadukurikirana muri hose cyane cyane abantu bari Burundi Tanzania turabibona comment zanyu muradushyikira ibyo dukora byose turabashimiye rero muzi ko tubakunda kandi tukoza ku mutima ikindi kandi twibanda ku mwana tuganira n'abantu bagiye batandukanye tuganira ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo turebe uko uburenganzira bw'umwana bwanozwa ndetse bukigishwa muri rubanda muri kumwe nanjye Kamusha Define ndetse na mugenzi wanjye Umunirwa Queen Dorine tugiye kuganira kuri sije muraza kumva mu kanya cyane ko umuntu bagomba gusasira ikintu agiye kuvuga sibyo nibyo koko iyo ngingo turaza kwivugaho mu kanya nyuma y'akaruhuko gatoya nimujye kure muraza mwumva icyo tugiye kuganiraho uyu munsi nkuko twe twabibasezeranyije rero ni byiza ko usezeranya umuntu ikintu ariko ukagisohoza nkuko twe twabibabwiye turagarutse tugiye kuvuga ku ngingo ni umuco uri wabayeho na n'ubu uracyariho ariko dushaka ko uwo muco ucika uwo muco rero ni umuco akenshi ubera mu birori ugasanga abantu bagiye nko mu birori runaka urugero nko mu bukwe ugasanga hari abantu bari guhezwa cyane cyane abana ugasanga abana bari guhezwa ntabwo babitayeho icyo kintu uri kukibona nawe ugasanga nk'ahantu mu bukwe bari guseriva abantu bakuru umwana w'umuntu mukuru aratamira umwana mureba inyama cyane ko abana tunakunda n'inyama dukunda ibiryo ugasanga nk'umuntu ari mbega donc yirengagije umwana kandi muzi ko abana twebwe dukunda abantu batwitaho abantu baduha care ugasanga abantu bari kwita ku bana u Rwanda rwejo ugasanga uri kurya wowe muntu mukuru umwana ari mara kureba ese basi nta nubwo ugira isoni zo kuvuga ngo uyu muziranenge ari marandeba ntamira ibyo bintu hari n'abantu batajya bagira isoni zo kurya bagasigaza bundi ibyo basigaje bakagenda kuyiha abana hari n'abatabibaha ugasanga umwana niba asingiriye ngo azabitora ugasanga umuntu makuru ari kumubwira genda wajyana we ibintu nk'ibyo urasa nabi ibintu byinshi ariko mujye mumenya ko hari n'igihe babibaha bari no kubacira amaso ari na bya bisigazwa wenda nkanjye nkarya nkasigaza uyu nawe ukarya ugasigaza mbega abantu bose bakabirundira ku isahani imwe bagahereza abana ntabwo abana ari imbwa nizo basigariza ariko nanone zazindi tuvuga ko ari imbwa zo mu cyaro imbwa y'umukire runaka ntabwo yisigariza baranayitekera dayikarya abana ntabwo ari imbwa basigariza abana niba tugiye muri ubwo bukwe
iki kintu ubundi kisa nkaho abantu babigize nk'aho ari ibintu bisanzwe mbega bifashe nk'umuco kandi ubundi mu by'ukuri kera abana bahabwaga umwanya niba ari ibyo birori bateguye niba ari ubwo bukwe bakabasasira ahantu mu keka cyangwa se niba ari mu twatsi bakicara abana bakabicaza bagasangira niba ari nk'ibyo kunywa bakabazanira niba ari ibyo kurya bakabazanira kuko abana baza mbere ya byose kuko cyane ko mwemba ababyeyi bamuri kubyina muvamo twe tubyina erega abana ntabwo bagombera byinshi rwose niyo wamuha dukeya ariko watumuhaye umwana arashima hari ukuntu abana bashima none kera nyine mutoya cyane nyine hasi iyo umuntu yamaga ikintu ataga mutima urakoze Imana igumugesha kujyare nk'ishurwe n'imbuto abana dukunda gushima cyane iyo utweretse ko utwitayeho rwose Mana rwose gutanga ntabwo ari ukuvuga ngo birasaba ibya mirenge sibyo uwo mwana nimba umubonye yaje mu birori cyangwa ukabona abandi bana benshi basishaka ahantu hari nk'utwatsi twiza cyangwa ushake nk'umukeka ubasasira bicara aho ngaho nimba ari bya biryo ubibahe niba ari za fanta uzibasaranganye abana bishimye noneho hari n'igihe usanga niba ufite n'ayo mafaranga cyangwa se niba waba ufite amafaranga makeya wazana n'uwo mutobe cyangwa ubwo bushera cyangwa iyo ji kugira ngo basi abana babone ko bisanga aho nyine bageze mu bantu bakuru cyane ko abantu bakuru ari mwebwe turebera ari mwe dufatiraho urugero niba wowe mubyeyi werekana ibintu bibi ku mwana nawe natwe turavuga iti menya ari byiza ko umubyeyi arabikora kuko tuba tuzi ko ababyeyi bacu ari abaziranenge yaba ari umurozi uvuti ni byiza ubwo kuroga nyine nanjye nzabikora erega kuri icyo kintu twavugaga baca umugani mu kinyarwanda ngo uwimye umwana aba yimye umutunzi kandi muri make nimba umwana banavuga ngo ube ahetse ngo aba yigishuri mu mugongo niba uri kumutoza niba uri gukora imico mibi umwana kureba hari n'igihe wenda umwana wawe wamufashe neza wamwicaje imbere mu myanya y'imbere muri gusangira urumva akajya abona uri kwirukana wa wundi ahita avuga ubwo nibyo byiza nyine ubwo wenda yanze kamukora mu buryo cyangwa ibiki ubu uri kumwereka nyine ubuzi ko uri kumwereka ibintu byiza ahubwo uri kumwica mu mutwe erega abana tuza muri ubwo bukwe akenshi dufite kureba ibyiza bihari nibyo tuzakurikiza kuko abana benshi baje mu bukwe usanga bavuga ati ngewe ubukwe bwanjye buzaba bumeze gutya ariko se nabona uri murirukana abana wenda nka wa mwana wawe uri kubirukana azavuga ati ngemba numva ahubwo ninkora ubukwe nzafata abana nkabashakira imyanya yabo ahantu heza hatuje rwose nkabagaburira kuko nicyo kiba cyatuzanye kugira ngo twirire turebe ibintu byiza cyane ko tuba dushaka no kureba umugeni kuri akuna basohoka rero ibyo bintu byose iyo weretse umwana wazanye muri ibyo birori ko abo bana baje kushungamiriza akambivuga gutyo ko bega bari underground nabyita ko ari umwanda ese nkawe mubyeyi iyo ubona abo bana wenda niyo wowe utabikora pe ukabona abo bana barimo barabirukana ubutekereza ati basi se ibaze ari uwanjye cyangwa ukishyira mu mwanya w'abo bana cyane ko ababyeyi kuko nawe uba warakuze wahoze uri umwana iyo baza gukorera ibyo bintu byari kugushimisha cyane ko ababyeyi baradukunda pe baba bumva nta n'ikintu kibi cyatubaho cyangwa se badatwirukana gutyo ngo baduce ngo bavuge ati tumugende mwamaye babo mwe iki n'iki usanga bavuga ngo ni n'abavumbyi ngo mwabivumbyi mwe ngo zamaye bobo iki babita amazina adakwiye kuvumba n'umuco na n'ubu uracyahari ndetse kuvumba nta kosa ririmo umuntu aza kuvumba ibyo adafite niba rero umuntu aje kuvuma ibyo adafite ntabwo ugomba kumwirukana ngo nuko ari ku iriba ryawe uba ugomba kumuha karibu ahubwo ukamuha ukamwicira inyota niba afite inyota yo kunywa iyo fanta niba ashaka kurya ibyo biryo byiza atajya abona nawe nyine akabibona kuko ni umuntu nk'abandi kuko nawe ntago cyane ko ashobora nawe simbikwifurije ushobora no kubyuka ugasanga wapfuye umwana wawe akangara gutyo bakajya bamwirukana muri ibyo birori ese iyo ugiye kwirukana abandi bana utekereza ko n'umwana wawe byamubaho ababyeyi benshi babikora bavuga ati uriya n'uwa rubanda si uwanjye ariko se umwana n'uwa buri muntu wese umwana n'uw'igihugu ababyeyi benshi hari ikintu bibagiwe
umubyeyi bundi niba uri umubyeyi w'abana bose niba uri umuntu mukuru were kurugera abana bose bakureba yego ntabwo uvuga ngo uyu nuwanjye ngo uyu si uwanjye abana bose bagomba kukureberaho hari ukuntu ushobora guhura n'umwana n'umubyeyi wowe mwana mu muhanda akakubwira ati umwana ihangane wenda tuvuge n'umwana uba mu muhanda ihangane ibintu nk'ibyo umugira inama uwo mwana azavuga ati uyu mubyeyi ni umwana mwiza n'umuntu mwiza nubwo atavuga ngo ni umubyeyi wanjye nubwo atavuga ngo ni umubyeyi wanjye ariko buri gihe icyo kintu kizamukoreye azahora kibuka cyane bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo gira neza wigendere neza uzayisanga imbere niba wowe mubyeyi we weretse uwo mwana urukundo ashobora no gukura akagira ayo mahirwe akava muri uwo muhanda akazagira aho yigeza nawe ukazakumusaba ya service wiyibagije ko ni wumva nyine ibintu wakoze ari ibintu biraho byoroheje gusa we yarabifashe nk'ibintu birenze kuko nyine wamweretse urukundo abandi bantu batamweretse akakwicimira cyane akavuga n'umubyeyi yaramfashije cyane ugasanga wogeze n'ahantu kuruta utakekaga kubera akantu gato wakoze ni ngombwa rero ko abana abo baziranenge tutabatererana nimba ari ibyo muri ibyo birori wowe nk'umuntu uri gukora muri service abana ashaka ahantu bicaza ubahe nimba ari ibyo biryo niyo utabaha byinshi pe abana turashima niyo utabaha byinshi niyo wamakanya makamwe ukamuha kandi cyangwa tukagasangira nako gafanta ukabasaranganye abana rwose barashima kubasigariza ibintu byo gusigariza abana rero ngiye bintera n'umujinya ugasanga umwana uramusigarije nka harimbwa wenda niba hari ukuntu umuntu arya umva agakuramo akantu k'akagufwa agashyira mu biryo ku ruhande niba ugiye rero kubasigariza abana bajyana peti ntabwo bita ngo harimo iki ngo harimo iki ngiki yego hari n'igihe yakamira byose hari n'igihe yakamira bikamugiraho ingaruka ugasanga ni nkaho waba wishe wamuziranenge igihugu Rwanda rw'ejo ryatera twari kuzabona hazaza rero icyo cyari kigamijwe muri kino kiganiro no kugira ngo twibutse abantu umuco wo kureka abana bakisanzura mu birori twibutse abantu umuco wo kuvumba reka mbivuga gutyo niko abantu basanzwe bimenyereye abana mwibaheza baje mu birori mwibaheza baje kureba ibyo byiza baje kureba uwo mugeni abantu benshi baba bashaka kureba nimubareke barebe rwose cyane ko abana dukunda utuntu twiza utuntu tudushimisha ntabwo byari bikwiriye ko wowe mubyeyi waje muri icyo kirori urimo urafata amafunguro ugatamira rimwe ugatamira kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umara ibiryo umwana akikureba ibyo bintu kandi ubwo uko ari gutamira niko arimo arabwira uwo mwana igera hirya imbere ibintu nk'ibyo utangwa mu biryo ibyo bintu ngure kunera ababyeyi si ukubasuzugura ariko ababyeyi mujye mwibuka ko muri kubyina muri abantu mu gihe icyo kibondo urimo urakirukanira hirya umwana ntumuhe n'ibyo biryo undi uwo muco ugomba gucika burundu ukavaho kugira ngo rwose ibyo bintu birababaje kugira ngo abana twisanzure ku bana se niba wowe mubyeyi urumva umwana umwirukanye gutyo mwazahurira n'ahandi wenda niba afite n'ikibazo agomba kugisangiza umuntu ntakigusangize ugagerageza kuko yibutse ko ari wowe wa muntu wamusunikiraga hirya muri bwa wa muntu utamushaka donc muri make udashaka kumva ibibazo bye ukagira amubwira ngo ari kuntera isesemi ibyo bintu umuntu agatinyuka ngo n'umuntu ugasanga nk'umubyeyi wenda nk'umwana acuruza amagi wenda umwana yagize nk'ibyago ajya muri iyo business acuruza amagi nk'umubyeyi agiye kumugurira ayo magi yaramubwiye ngo atege umutwe ibyo bintu birababaza cyane nawe ubwawe ibaze nawe uri umuntu mukuru bakabigukorera cyangwa se dongo ari umwana wawe ukamubona umwana wawe ateze umutwe bakagira gutya ibyo bintu birababaza ababyeyi mumenye ko abana turi abantu ndetse dukwiye kurerwa neza ku buryo tuzakura rwa Rwanda rw'ejo mwifuza rukazaba ari rwiza urukundo se niba utweretse urwo rwanga umwana azakura avuga ati ngewe narababaye shaho nta n'undi muntu azagariza urukundo mu gihe mwamweretse urwango akiri umwana cyane niba waramweretse urwo rwanga azavuga ati ngewe nakuze sha nta muntu unyitaye ubuse ngewe nakita kuri nde ko nta n'uwanyitaye ibyo bintu rwose abantu benshi bakura ari uko bameze
kubera ubuzima baciyemo bakiri mu abana gihe batanyitayeho nzaba niruhiriza iki, bigatuma wa mwana akurana rwa rwango yabonanye mwebwe. hari n'abana bajya bavuga, urumva wenda ugasanga umwarimu muri classe akunda gukubita abana cyane, akavuga ati mwigisha umwana nanjye nzajya mukubita nkuko yankubise. Cyangwa bikunda no kuba ku bana bavuga ati babana wenda baba barwaye, ababyeyi babo bakajya kubateza inshinge, ati nanjye nzaba umuganga byanga bikunda urushinge. Ibyo bintu abana bakunda kubivuga cyane. Icyambere ni ukwereka umwana urukundo, ni ukumwereka urukundo, ukamwereka ubugira neza kugira ngo wa mwana nanakura n'abawe uzabyara nabo azabafate neza. Kuko ashobora kumenya ko abawe ugasanga bafashe nabi, wenda hari icyo yari kuzabagezaho. N'uwawe uri kukureba ukora ibyo ngibyo azavuga ati mama yari afite urukundo cyangwa se papa, reka nanjye nkura rukomeza. Niba uri kumwereka urugero rubi azafata urugero rubi, niba uri kumwereka urugero rwiza azafata urwiza. Hari n'ababyeyi bajya barenganya abana, ugasanga nk'ababyeyi baba batonganye mu rugo, umwana arakuze ashakanye n'umugabo cyangwa se umugore we baratonganye, noneho umubyeyi abwiye umwana we ati tugenda urugo rwarakunaniye nanjye ubwanjye warananiye, ariko adatekereje ko yamweretse ko bya bintu yabikuye kuri we, yavuze ati ibi bintu iyo ubikoze nta muntu ugusuzugura, nta muntu ukumenyera, nanjye ngomba kuzajya niba waretse umwana uburakari bwinshi ubushize bw'isoni, nawe azakura ari uko ameze. Umwana uba ugomba kumwitaho ukamwitondera, kuko ibyo ukora buri gihe arabibona, ntabwo azajya ahora ahumirije, arabibona. Hari n'ababyeyi mu mutwe we nawe azavuga ati yego ibi nibyo ngo bigomba gukorwa kugeza nkuze. Hari n'ababyeyi basuzugura abantu wenda navuga ko baciriritse babakene, ugasanga nari kuvuga ati genda uriya wenda nk'umwana ahuriye mu nzira n'undi ari kunywa yahurute, umwana w'umuhanda mwiti wampaye abiti giza icyo kimarine kigenda. Ubwo nyine nawe azakura ari ukameza, itoza abuzukuru bawe, toza abuzukuruza, mbega abana bose bazagenda bakomoka muri uwo muryango. Ababonye imico nk'iyo mu bukwe mutwandikire rwose ibyo bintu bigomba gucika, bigomba gucika. Comment zanyu kuri iki kiganiro zirakenewe, bigomba gucika. Tugomba twese gufata ingamba zo guca ibi bintu byo kwirukana abana mu bukwe. Abana baje kuvumba, umuco ukongera ukagaruka, kuko umuco ni mwiza, utuma abantu bagira urukundo muri bo, ndetse bakerekana ubugwaneza nk'ibyo tubereka no ku mwana. Erega nkuko twabivuze, kuvumba byahoze ari umuco, byahoze ari umuco. Kuvumba si ukuvuga ngo ubuzanye ngo ubusambo, ubuje kuvoma icyo udafite, icyo wowe udafite, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu bibi. Yego, sibyo, biterwa n'uburyo umuntu abikozemo. Umuntu niba aje kwirebera ubukwe, ubwo nyine mu bantu baje kubona ubwo bukwe, ibyo byo kunywa arabikeneye, hari n'abantu batajya batekereza ko urumva uwo mwana wenda tuvuge uwo mwana nta kintu apfana n'umugeni cyangwa se umukwe. Nawe waje muri ubwo bukwe nta kintu upfana n'umugeni cyangwa se umukwe, wenda uri nk'umuntu uri aho ngaho. Hari n'igihe usanga nka murumuna w'umugeni yagutumiye ariko umugeni atanakubuza, ariko ukajya kwirukana umwana utazi ko mumeze kimwe. Umwana ukavuga ati n'ubundi wowe ntiwatumiwe, kandi mu by'ukuri nawe ntiwatumiwe, nawe ntakuzi. Katuvuga ko mu by'ukuri nawe ntiwatumiwe. Ako abantu donc ibyo ntabwo bajya bitekereza. Ushobora kuba wanatumiwe ariko nyir'ubwo bukwe ntabwo akuzi cyangwa ugasanga wenda nyir'ubukwe afite nk'inshuti wenda hanze, yavuze ati njye mutumiye mu bukwe bwanjye. Iyo nshuti nawe akavuga ati mfite inshuti yanjye, ntabwo nayisiga mu bintu ahantu hameze neza, ahantu tugiye kurya umuceri, reka mutumire. Kandi ugasanga umugeni nakuze cyangwa umukwe, ariko ugasanga uri kwirukana wa mwana waje kwirebera uwo mugeni. Kuko abana benshi bajya mu bukwe bavuga ati reka tujye kureba umugeni ukuntu yambaye, nanjye ndabikora rwose, nanjye ndabikora, ndetse tujye no kurya kunywa. Niba twirira mu rugo turya ibijumba bitagira n'imboga, kajya kurya ako gafiriti cyangwa se izo nyama, nishime nanjye nk'abandi bana. Basi nsogongere ku bwo buzima bwiza, nibwo bwaba ari akanya gato, ariko basi numve uko bumeze. Rero wimwirukana cyane ko ibitekerezo byanyu bino turi kuvugaho birakenewe. Muduhe ibitekerezo, niba ari nk'ahantu mwabibonye mubitubwire, n'ubutaha tuzabikore ahantu mubibona. Nimba wowe mubyeyi uri kubona abo bana bari kubirukana, wenda ukabwira nk'umuseriveri ati ibyo nari kurya bishyire bari abana. Umubyeyi umwe akakubona, uwa kabiri akakubona, yego bazakuvuga, ariko bazavuga ati yakoze igikorwa cy'ubutwari. Abantu ntibarekera kuvuga. Burya n'umugome ajya amenya ibintu byiza n'ibibi. Niyo ari gukora ibyo ahita bataka ko mana mbabare, ariko hari n'umujuru ujya kwega ati mana umfashe niba ntibamfate.
ibyo bintu rero tuba tugomba kubica ibintu byo kwirukana abana baje mubibona mu birori bigiye bitandukanye si n'ubukwe gusa aho mubibona mu birori bigiye no muri anniversaire birahari nimugerageze dufatanye ibyo bintu wenda ari budashaka ko n'abo bana bazajya muri iyo hoteli pe zirahari rwose niba udashaka ko abo bana baza ngo ubirukane jya muri iyo hoteli irahari kugira ngo abana bakubone ubima kugira ngo abana bakubone ubima basi wabihisha bikagira inzira yego kugira ngo udoko ujye ureba wenda nk'umubyeyi akajya mu kazi ngo nkundi akamugurira fanta agatabuti banguriye fanta mwana tabuti kuki utayizanye ngo tuyisanye abana rwose bahita bavuga ati mama yagiye mu kazi anywa fanta kandi mu by'ukuri sinyiherutse ego ibyo bintu nyine akabifata nk'ari urwango kandi mu by'ukuri utamwanga rero ibyo bintu by'uko wima abantu ukarya bakureba sibyo mutwandikire muri komenti mutubwire ahantu mubona ibyo bintu rwose mugerageze bicike burundu ko umwana wundi uba ugomba kuba nk'uko wabyaye umwana wawe urumva ukishimira ko wabyaye nawe wabaye umubyeyi ni nako ugomba kwishimira umwana wese hari n'abantu bavuga ngo sinajyana umwana wanjye ngo mu bukwe ngatarira ibyo bintu ntago ari byiza pe ibyo bintu sinjya mbishyigikira umwana ubwo sakuze akavuta se ibirori bya mase cyangwa se undi muntu w'umuryango kuki ntibonamo byagenze bite wamusubiza ngo iki kandi mu by'ukuri umwaka abona byabereyeho yari kujyamo byari gukunda inama rero twabagira rwose umuco wo kuvumba nta cyaha kirimo ni umuco w'abanyarwanda ni umuco waje kuvumba yaje kwirebera ibyo birori yaje kwishima nawe nk'umuntu uwo ari we wese rwose ibyo ibintu byo kwirukana abana tubice bicike kuko uwo muco wo kwirukana abana ni mubi uri kwirukana u Rwanda rw'ejo uri guhohotera umwana umuziranenge ibyo bintu rero cyari kigamijwe no kugira twigisha abantu uwo muco bawucikeho cyane ko tubakunda icyo tuba dushaka ari uko twebwe abana mutwitaho ni byiza gusa tubifuriza rwose mutwemere rero umuntu watukurikiranye ntave adakoze subscribe wowe utarayikora subscribe share yandike comment ibitekerezo byanyu turabikeneye akantu ka share ikoze share uri kukwerekana abantu umuntu arabimenya niba nawe warufite uwo muco wo kwirukana abantu tubudakuko koko ibintu ari bibi akahita yoherereza n'undi mugenzi we yego hari umuntu wandika akantu urumva akapostinga kuri status nkundi agahita kohereza undi mbega kagasakara nkuko umuntu afata aka video karara kuzuye igihugu imbuga nkoranyambaga nimba rero n'iyi video wayikunze kanda like rwose utwereke ko ibyo twakoze wabyishimiye ndetse na comment kantu kagutya ntago ari sawa cyane ako kantu gacana intege ariko nta kintu kitabamo gucana intege rwose niba ugiye gucajya no hasi uvuga uti impamvu nakanze dislike ni kubera gutya na gutya kubera unatwungura ibitekerezo niba ari icyo twishe turi abana dukeneye ibitekerezo byanyu nk'abantu bakuru nk'abantu badutanze kubona izuba rwose turabashimiye rero mwe mwadukurikiranye turabakunda cyane mwari muri kumwe nanjye Kamugisha Delphina ndetse nanjye umurirwa Queen Dorine turabakunda cyane bye bye naho ubutaha